Ubundi urukundo nyakuri ni iki? Ni iki rwitaho? Ese umutungo cyangwa umutima w'ukuri nibyo bikwiye guhitwamo? Reka nkubwire inkuru idasanzwe y'umukobwa wahisemo kubana n'umukene akanga umukire. Iyi nkuru irimo isomo rikomeye ku rukundo rw'ukuri n'uburyo rugomba kuruta ibindi byose. Izina rye ni Anita, umukobwa mwiza wavutse mu muryango uciriritse, ariko ufite icyizere n'indoto zo kuzagira ejo hazaza heza. Ku rundi ruhande turahabona James, ni umukire, umusore w'umunyabiraka, ufite imodoka zihenze, inzu y'agatangaza, kandi wifuza gukora ibishoboka byose ngo arongore Anita. Icyakora mu buzima bwa Anita haje kwinjira Eric, umusore w'umukene ariko ufite umutima wuje urukundo n'ubunyangamugayo. James, umukire ufite inzozi z'ubutunzi bugaragara. James yakundaga kugaragara aho Anita ari hose, akamusukaho impano zitandukanye, telefone ihenze, imyenda yo mu masoko akomeye, ndetse rimwe na rimwe akanamwemerera amafaranga yo kumwishyurira amashuri. Ababyeyi ba Anita bakundaga James kubera uburyo yabagaragarizaga ubushobozi bwe, ariko Anita we ntiyaheraga ku byo abona inyuma gusa. Yakundaga kuganira na James ariko akumva nta bucuti bwimbitse cyangwa icyizere gishingiye ku rukundo hagati yabo. Ku rundi ruhande rero Eric, umusore ufite gahunda n'ubuzima. Eric yari umusore wakoraga akazi k'ubwubatsi mu mudugudu Anita yari atuyemo. Yari afite umutima mwiza, akunda guseka no kwihanganira ibibazo by'ubuzima. Anita yakundaga uburyo Eric yaharaniraga kuguma ku kuri, akanamusetsa mu bihe by'akababaro, nubwo nta kintu kinini Eric yari afite. Buri gihe yabwiraga Anita ati, ntabyo mfite byinshi byo kuguha, ariko umutima wanjye uzaba uwawe iteka, kandi nzaharanira kugufasha kugira ibyishimo. James w'umukire rero reka ashaka kwihutisha umushinga wo kurongora Anita, maze amuha impano idasanzwe, imodoka nshyashya, anamusaba ko yava iwabo akaza gutura mu nzu ye y'akataraboneka. Ariko mu gihe Anita yaganiraga na Eric kuri icyo cyemezo, Eric yamubwiye ibintu bike ariko byimbitse. Urukundo si amafaranga cyangwa imodoka, ni ukwizerana, guharanira kuzamurana no kwishimira bito bigenda biboneka. Uzahitamo icyo umutima wawe ukunda, atari icyo abandi bashaka. Ubwo mu gihe cy'ibyumweru 2 gusa, Anita yamenyesheje James ko atazamwemera nk'umugabo we, kuko yumva nta rukundo nyakuri ruri hagati yabo. Ababyeyi ba Anita bararakaye cyane, ariko we yari amaze gufata icyemezo. Yahisemo gukomeza urukundo rwe na Eric nubwo byari bigoye. Bombi batangiye urugendo rw'ubuzima bwicishije bugufi, ariko barafatanya, babasha gutangira akazi koroheje ko gucuruza ibitoki no gukora ibikoresho byo mu rugo. Hashize imyaka 2, Anita na Eric bari bamaze kubaka urugo rw'umunezero. Nubwo ntacyo bari bafite mu ntangiriro, urukundo rwabo rwabafashije kubaka ubushobozi buciriritse ariko burimo amahoro. Mu gihe James yari akiri wenyine ashaka uwo yakunda, Anita yahoraga yibwira ko ahisemo neza kuko Eric yari amuhaye ibyishimo bitagereranwa. Icyo twakwigira kuri iyi nkuru ni uko urukundo nyakuri ntabwo rugurwa ubutunzi cyangwa impano zihenze, ahubwo rufatira ku kuba umuntu wawe akwitaho, akagushyigikira kandi akakubera umunyamugisha mu buzima bwa buri munsi. Urukundo rw'ukuri ntirugendera ku by'isi, amafaranga, imitungo cyangwa urwego umuntu arimo, ahubwo ruba rushingiye ku kwizerana, icyubahiro n'urukundo ruhamye. Uyu mukobwa wacu ntiyashidikanyije ubwo yahuraga n'umuhungu ukennye ariko w'umutima mwiza, akabona ko ibyishimo bye bizaturuka kuri we kurusha umukire ufite ibintu byose ariko utamwitaho by'ukuri. Uyu mukobwa yari afite amahitamo 2. Umuhungu umwe wari umukire cyane, ufite inzu nziza, imodoka ihenze, ndetse n'ubushobozi bwo kumuha ibyo yifuzaga byose. Undi muhungu yari umukene, abayeho ubuzima bworoheje, ariko yari afite umutima w'ubumuntu, urukundo rutagira imipaka n'ubwitonzi. Nyuma rero yo kwitegereza, yasanze umukire atamufitiye urukundo rw'ukuri. Uwo mukire yashakaga kumubera umugore nk'igikoresho cyo kwiyerekana gusa, ariko wa mukene yamutekererezaga kubaka ejo hazaza huzuye ibyishimo ndetse n'urukundo rusaza. Reka tugire amahitamo y'urukundo rw'ukuri. Ntugashukwe n'ibyo umuntu afite, shyira imbere umutima we. Ubukire si bwo butanga ibyishimo by'igihe kirekire. Urukundo rw'ukuri rwubaka umuryango uhamye kurusha ibintu bifatika. Uyu mukobwa yerekanye ko urukundo rw'umutima rufite agaciro kurusha amafaranga. Amafaranga arashira, ibintu by'isi birayoyoka, ariko umutima w'ukuri uraramba. Niba urimo gutekereza ku rukundo cyangwa amahitamo akomeye mu buzima, jya wibuka ibi bintu. Urukundo rw'ukuri ntirwigera rugendera ku by'isi, ahubwo rutegura ejo hazaza h'umutuzo ndetse n'ibyishimo.
Ngaho byandika muri comment, iyaba ari wowe uyu mukobwa uri guhitamo iki, umukire cyangwa umukene ufite umutima w'urukundo rw'ukuri.